ni radio Ijwi rya Rubanda. Haleluya, haleluya, reka dufate wa mwanya ya saha nziza cyane dusenge. Mana ishobora byose, uyu mwanya abatwumva bose mbazamuye imbere y'intebe yawe, ngusaba ngo bahe umugisha, ngusaba ngo bakoreho, uduhe gusobanukirwa, uduhe kumenya ukuri, uduhe inzira, utuyobore muri aka kanya. Kandi Mana uduhindure duse nkawe, uduhindure, udukoreshe, udushyiremo ibisubizo, utwereke inzira, utwereke uko twafasha abanyarwanda, uko twakorana nawe, uko twakorana n'ijuru, kugira ngo ubwami bwawe buze mu Rwanda, ubwami bwa Satani butsindwe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Bene data, muri saha ubwo munyumva ndanezerewe cyane kubana namwe. Hari icyanditswe nshaka kubasomera, cyo no kuba narakibasomeye ubushize, ariko ngewe kimbera nk'umuhigo, kimbera nk'ikintu inkingi mpagararaho, kandi ibyo ngibyo Imana yarabinyeretse. Abanyarwanda baba barangije kumva ikibingibi, ibibazo byabo byaba birangiye. Ngo Luka 10:19, Dorsi mbahaye, ariko kaduhere kuri 18 nibwo biraba biryoshye. Yesu arababwira ati, nabonye Satani ava mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Satani azagwa. 19, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Mwabyumvise, Yesu yari ari kubwira abamwemeye, abamukurikiye, yari ari kubwira babandi bamukunze, babandi baretse byose bakamukurikira. Arababwira ngo mbahaye ubutware. Munyarwanda, kanguka, umenye yuko ufite ubutware. Uri umutwe, ntabwo uri umurizo, ku ijambo ry'Imana ritubwira. Mbahaye ubutware, nuko iki nta butware ufite. Oya, ihane, akira ubutware, akira ubutware. Iri jambo niwe ribwira ngo ubwo butware nubwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Mu Rwanda hari imbaraga z'umwanzi nyinshi, imbaraga z'umwanzi nizo ziri gukora. Urabona ibintu bari gukorera ngabiri, aho bateranya dosiye y'amafuti bakajyana muri za nkiko, bakajya gukina teatre. Ninde uzi ko se mu Rwanda hari ubutabera? N'abazungu barabizi ko nta butabera buriye. Oya, mwere kutugira ibigoryi, natwe turakangutse. Bakagenda bagakina iyo teatre, bakabeshyera umuntu ibintu byabo byose, bagateranya, bakaremakanya, bakavuga bati dore ngiyi keze, Satani agatanga keze. Kubera iki turamureka agakora ibyo ngibyo? Yesu ari kukubwira ngo nabahaye ubutware, nabahaye ubutware. Bire byose biri kubera mu Rwanda, mwese aho munyumva, niba warakiriye Yesu, ubifiteho ubutware. Bire byose biri munsi y'ibirenge byawe. Niba udafite Yesu, mwakire muri aka kanya, uvuga uti Yesu ndakwakiriye, ndakwizeye, ndemera kuri mu ijuru, ndemera kuri Imana. Bikore, ubone imbaraga, ubone imbaraga. Satani ari munsi y'ibirenge byawe, kandi Imana iravuze ngo izo mbaraga nimuzikoreshe, mugakandagira izo nzoka, mugakandagira ibyo binyoma, mugakandagira ibyo bibeshyo, ibinyoma byose mukabikandagira, ngo nta na kimwe kizabagirira nabi. Narababwiye ngo ntabwo bagomba kukwica,
ngo wicara aho ngaho bareke bakwice. Imana itanga ubuzima rimwe, ubuzima ni ubw'agaciro. Ntuwemere ko hari umuntu n'umwe uza kukwica. Munyarwanda aho uri hose ugomba kwiga gusenga, ugomba kwiga kwitabara, ukamenya yuko nubwo udafite iyo mbunda ufite imbaraga zo mu mwuka. Ariko ikintu kitwica ntabwo abanyarwanda bazi gusenga neza, nta nubwo bazi ubutware Imana yabahaye, nta nubwo bazi imbaraga bafite. Ntabwo suzi ko icyanditse kivuga ngo my people perish for lack of knowledge. Ubwoko bwanjye burarimbutse kubera kutamenya. Menya ko hari imbaraga zituruka mu ijuru. Menya yuko hari Yesu Kristo watsinze byose. Izo mbaraga rero utangira uzikoreshe mu masengesho watura. Dore ko ugomba gusenga. Niba uzi ko hari abantu bari kuguhiga, ugomba kugenda ukajya mu cyumba ugafunga umuryango ukavuga uti Mana, dore babandi aho bari kunkorera inama zo kungirira nabi, aho bicaye hose muri aka kanya ndavuze ngo uvuze izina ryanjye Christine, urizanye ngo reka dutangire dukore gahunda, ngo dukore ibintu byo kumusopanya, reka tumukorere ibibi, reka tutange ukuntu tuzamwica. Njyewe njya mu cyumba nkicara nkavuga ngo ahantu bicaye bari gukora inama, ubu ngubu muri aka kanya umuntu wese akavuga izina ryanjye, ndategetse ngo ubwonko bwe busare, ndategetse ngo umutwe awute. Ugomba kuba radical, ugahaguruka ukarwana intambara yo mu mwuka. Imana yarakuremye iguha ubuzima kandi iguha imbaraga zo kwirwanaho. Oya, ntabwo turi iminyorogoto yo gukandagira. Abantu benshi bakomeje kwicwa. Navuga iki? Mugenzi wanjye twavuganye muri iki gitondo, ukuntu bagize umwana we, barafata umwana w'imyaka 16, barakubita barasatura. Ifoto nayirebye numva birambabaje cyane. Umwana ari kuvira amaraso hose. Iyo ubonye ifoto nk'iyo rero ntabwo ushobora kwibaza ahandi turutse, kuko biriya biba mu Rwanda gusa, nta kindi gihugu, ni mu Rwanda. Ibyo bintu ntiwabireba ngo baze bakwicira abana. Uwo mwana nk'ubwo bamufashe, barangije baramufunga, barangije kumufunga bamushyira hahandi abantu batajya bagira. Niba ibyo Kagame n'abicanyi be bakora ari byiza, kuki bajya gufungira ahantu muri safe houses? Kuki bajya kubashyira ahantu mu rwihisho? Niba ibyo bakora ari bizima, kuki batamushyira ahantu abantu twese twagera, ahantu isi yose yagera? Barabikora kuko bazi bari arabajura. Abantu sakarema kawe, si indabyo zawe, si imboga zawe wateye ku buryo ushobora kubyuka rimwe ukavuga uti izi mboga ndaziranduye. Yewe n'umuhinzi ufite ubwenge utekereza ntabwo akora gutyo. Ntabwo abyuka mu gitondo ngo avuge ngo bira bishyimbo bimaze amezi 2 ndumva nshaka kubirandura. Niba ukoze gutyo uri umuhinzi muri nta nicyo uzasarura. Ntabwo abantu arakarima kawe ku buryo rimwe uvuga uti uyu nguyu ndabona bimereye neza ko ajya muri prison, uyu nguyu agakubitwa, uyu nguyu akagirwa gutya. No. Uri kubikora, uri umujura, uri kwiba Imana, uri kwiba ubuzima. Tuzakwamagana kandi abanyarwanda mwese munyumvaho muri muhaguruke mukoreshe imbaraga zo mu mwuka. Nk'ubwo abo ngaba baje kukwica, ugende wuzure imbaraga. Imbaraga uzazuzura ute? Ugomba kwitandukanya n'icyaha, ugomba kwitandukanya n'amacakubiri, ugomba kwitandukanya n'ibintu byose by'ibyaha. Ukagenda ugasenga 3 ku munsi, ukuzura imbaraga, ukasentore n'ujya usenga, ujya uzamura amaboko gutya, usenge gutya, winjire mu mwuka. Nubikora gutya, nyuma y'amezi 3 uzatangira kumva n'umuriro. Ministeri yanjye yitwa Blazing Holy Fire. Kubera iki? Kubera yuko Imana yaduhaye umuriro urwanya Satani. Narababwiye ngo nta muntu buryo uza kukwica ari umuntu we wenyine gusa. Umuntu wese uje kwica, kubera ko ijambo rivuga ngo Satani aje kwica, aje kwiba, aje kurimbura. Wabisoma muri Yohana 10:10. Iyo umuntu aje gukora birya bibi byose, abayobowe na Satani
abari kuko inyuma ye umurebye mu buryo bwo mu mwuka, kandi mugomba kwiga gufunguka amaso. Iyo umurebye mu buryo bwo mu mwuka, hari amadayimoni n'imirizo myinshi bigenda bimushoreye, we aba igikoresho cya Satani, b'igikoresho cy'Imana, ba intwaro y'Imana. Hanyuma rero aho bicaye bari kuvuga bati tugiye gukora amadosiye kanaka, tugiye kubigenza gutya, ubafunge mu buryo bwo mu mwuka, kuko ijambo ryabitubwiye ngo nabahaye imbaraga, nabahaye imbaraga. Ugiye muri Matayo 16 usanga ijambo rinakubwira ngo nabahaye ububasha bwose mu kirere no ku isi, ngo ibyo muzafunga mu kirere bizaba bifunzwe mu kirere, bifungwe no mu isi. Ni ukuvuga ngo dayimoni y'urupfu aho uri hose yifunge, yikubite hasi, yirukane mu izina rya Yesu. Dayimoni yose yo gufungira abantu busa aho uri hose, uyifunge, uyikubite hasi, uyohereze mu muriro utazima mu izina rya Yesu. Birakora, birakora, birakora. Kandi aho uri hose ku isi wabikora. Ariko ngo aho bifite imbaraga cyane ni ku bari mu Rwanda, aho mwicaye mu magi wanyu, aho muri kugendagenda mu mihanda, ubwo mujya kuvoma, ubwo mujya gushaka utuntu hirya no hino, mujye mugenda muri gusenga amasaha 24 muvuge ngo Satani we, ubwami bwawe mu Rwanda turabufunze, ubwami bwawe turabuvumye, ntabwo uzakorera hano. Iki ni igihugu cyiza cy'u Rwanda, kandi ndababwiye Imana igiye gutabara u Rwanda vuba, mwere gucika intege, igiye kubirangiza. Uzi igituma mbizi? Kubera ko ngewe nabonye ubwami bwa Satani, nabonye n'ubw'Imana. Iyo dayimoni iri hafi gutsindwa, ubundi ukuntu dayimoni ikora mu mwijima, ikajya nyine iyobya cyane, ariko iyo ibaye exposed, iyo yatangiye kumenyekana, abantu batangiye kwimenya, icyo gihe Satani iriruka, ntishaka ko abantu bayimenye. None se ibintu bari gukora mu Rwanda ni ibintu n'umwana w'imyaka 7 yareba akavuga ati yewe bawe, mbega ibintu bari gukora, wagira ngo nta bwenge bagira, kandi ntibazi ko isi yose iri kubareba. Biriya byose bizarangira. Ndababwiye ngo kaza amasengesho. Uracika intege kubera iki? Uricara hasi kubera iki? Komeza amasengesho yawe, usenge buri munsi, uvuga uti Mana, ibikorwa bya Satani byose bishyire ku karubanda. Iyo Satani ibikorwa byabo byagiye ku karubanda, icyo gihe iba yatsinzwe. Imyaka myinshi hafi 20 mu Rwanda bakoze ibibi, ariko abantu ntibavuga, abantu barabihishira. Ariko twarahagurutse, twanditse ibitabo, twagiye muri televiziyo, bariruka nababwiye ko uyu mwaka Imana yabafungura imiryango, nimugende muvuge. Naranezerewe rwose. Muri iki cyumweru cyonyine hari abanyarwanda banyeretse 2 bagiye kuri televiziyo bari kuvuga ibyo mu Rwanda, hano muri Amerika. Urabona ukuntu Imana iri gufungura imiryango mbere y'uko bakanguka. Hollywood izaba yabimenye, Uburayi buzabimenya neza, muri UK cyane niho bizahera. Uburayi buzabimenya, bazamenya neza Kagame uwo ari we, Amerika izamenya uwo ari we, bari gucika intege. Iyo rero Satani yamenyekanye, icyo gihe abatsinzwe. Ubu rero ibintu biri kugenda bimenyekana buhoro. Ariko kandi imbaraga za Satani ziri gukora ku isi hose. Iki ni igihe cyo kwitonda, ntube distracted na biriya bya Black Lives Matter. Ntube distracted, reka turangize ibibazo by'iwacu, turabifite bihagije, twara kujya kugerekaho ibindi. Kandi wenda Imana itanashyigikiye, wowe focusinga ku by'iwanyu, usengere iby'iwanyu, ubitunga agatoki, ubishyire aba MPs baho utuye, ubishyire mu butegetsi aho utuye. Ni ngombwa kugenda ukavuga. Kandi yindi ntwaro ikora 100%, ngo nimujya mubona ikibi bakoze, ntimukajye mutwikiraho twatsi, ntimukajye mushyiraho yashinge ngo mubisasire, ngo mujye mubyexpose, kuko iyo mwabyexpose isi yose irabimenya. Iyo rero byamenyekanye, Satani wa wundi ubiyoboye ariruka agasubira ikuzimu. Hari ibyandikwa nashakaga kubaha biri mu gitabo cy'ibyahishuwe, muri 2, byahishuwe 2. Ibyahishuwe 2 umurongo wa 8. Yesu yarari gutanga ubutumwa ku matorero
yari icyo gihe. Amatorero rero abiri niyo ndi bwibandeho. Umurongo wa 8 Yesu aravuga ati wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti uwa mbere ari nawe w'imperuka, uwari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe. Munyarwanda, nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe. Mu Rwanda hari ubukene buteye ubwoba. Abapasiteri, abaturage bose bari kunyandikira bati Kristina turarya iki, bati Kristina turabigenza gute, bati gira impuhwe Kristina gira impuhwe. Nanjye nareba uburyo ndiho, ariko ndabizi ko mu gihe gikwiye nzabafasha rwose, ndi gushaka amafaranga nzabafasha. Ariko muri iki gihe nanjye hari ibikorwa byinshi by'itangiro ngomba gukora. Noneho ubwo ngubwo ubukene ni bwose, ubukene buravuza, inzara kuvuza ubuhuha, bimeze nabi. Noneho Imana iravuze ngo nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe. Munyarwanda, nubwo Kristina atagira amadolari 100 kohereza uyu munsi, menya yuko Imana izi amakuba yawe, izi ubukene bwawe. Iyo Imana ibizi ntabwo izabirebera igihe kirekire, izabatabara. Ngo ariko rero uri umutunzi nuko utukwa n'abiyita abayuda. Abanyarwanda bari gutukwa n'abiyita abayuda, babandi bita ko ari ubwoko bwiza, ubwoko bw'Imana. Ngo nyamara ngo atari biyita abayuda ariko atari bo, biyita beza ariko arababi kurusha byose. Ngo ahubwo ngo arabisinagogi ya Satani, arabisinagogi ya Satani. Wabyumvise, mu Rwanda hariyo sinagogi ya Satani. Ariko mfite bad news for the devil. Nta hantu na hamwe mu mateka yo mu isi no mu ijuru wari wabona Satani yatsinze. Oya, Satani aragwa, Satani akubitwa hasi, Satani umutera ikofe, Satani umutera umugeri ukoresheje isengesho ryawe, ukoresheje n'ijambo ry'Imana, ukoresheje na faith, kwizera kwawe, guhagarara ukavuga nta duti, ugategeka mu izina rya Yesu uti bigende gutya kandi bikagenda gutya. Ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Dore Satani agiye gushyiraisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Banyarwanda, murabona yuko Imana yavuze ko hari igihe cyo kubabazwa mu kirimo, ariko mwibuka ko ari iminsi 10. Iminsi 10 ni symbolic, bifite ikindi bivuze. Ariko isomo twakuramo nuko bigira iherezo, nuko bigira iherezo. Ndashimira Imana kubabazwa kw'Abanyarwanda kugiye kugira iherezo, mu buryo butunguranye, mu buryo tutazi, mu buryo dushobora kuba tutafora, mu buryo butigeze bugera mu bitekerezo byacu. Mana nziza, turakwizeye kuza gutabara Abanyarwanda. Aho umwana w'umuntu arambiriwe, aho umwana w'umuntu imbaraga ze zihereye, aho niho iz'Imana zitangirira. Mana, rekura abamarayika bawe, reka amasengesho aho uri hose muri aka kanya senga, kandi ngo amasengesho yawe niyagenda akafungura. Hari abamarayika Imana yagennye gufunguka, kubohorwa mu gihe gikwiye. Abo ngabo bazaza barwanira u Rwanda, nta n'uzamenya uko byagenze, bizaza byihuta, bizaba bimeze nk'umurabyo. Haleluya. Imana yarambwiye ngo bizaba, ariko irambwira ngo nawe ntuzi uko bizagenda neza. Haleluya. Mana, mu rukundo rwawe, mu mbaraga zawe, bohora abo bamarayika. Mana, wambwiye kumvise amarira y'Abanyarwanda. Mana, abo bamarayika barekure. Were gutuma ubwoko bwawe burimbuka, were gutuma ubwoko bwawe butikizere. Mana, tabara Abanyarwanda. Turabisabye, Imana irasubiza mwene data. Aho ngaho muri icyo cyanditswe harakomeza hakakutubwira ngo
mu murongo wa 12 ijwi ry'Imana rirongera rivuga ngo kwinde Greece wandikire marayika w'itorero ry'Iperugamo uti ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi aravuga aya magambo ati inkota ityaye ifite ubugi impande zombi ntabwo ari Kagame uyifite ni Yesu Kristo uyifite ni Yesu Kristo ntabwo ari umwicanyi uyifite ni Yesu Kristo ni Yesu Kristo aravuga aya magambo ati nzakuba ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri munyarwanda Imana izahuri kandi ahuri niho intebe y'ubwami bwa Satani iri nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanyu aho Satani aba wabyumvise iwanyu aho Satani aba iyi eglise muri icyo gihe cyari kiriho hari ahantu bica abahanuzi hari ahantu bica abantu beza igihugu cyo mu Rwanda ni igihugu niba uri umuntu mwiza bashaka kukwica ntiwakibamo bari gushaka ibisambo bari gushaka abantu bunamira Satani bari gushaka abantu bunamira Kagame ubwo rero si ubwa mbere ibi bintu bibayeho ariko mu Rwanda bashyizeho nyine agahebuzo ko moderne muri ibi bihe moderne turi noneho rero hakavuga muri 16 ngo nuko wihane kuko nutihana nzaza uri vuba ndwanye abo mbatikure inkota yo mu kanwa kanjye abantu barwanya Imana abantu bayirwanije mu Rwanda abantu barwanije abera abantu barwanije ubwoko bw'Imana Imana izabakubita inkota yayo ntabwo rero urugamba ari hagati yanjye n'u Rwanda si hagati yawe n'u Rwanda u Rwanda ruyobowe na Kagame ruri kurwana n'Imana ariko guess what Imana buri gihe iratsinda Imana ntizi gutsindwa mwere kwibeshya Imana niyo itsinda iraje kandi izabirangiza haleluya 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 muri iki gihe bene dati nubwo musa naho ntacyo mufite Imana izabatabara Imana ikunda abakene Imana ikunda abantu bababaye kuko nayo yarababaye Yesu Kristo azubabare icyaricyo haleluya nubwo bigaragara yuko Kagame afite byose mu kuneka abantu no wa mbere mu gukora censorship no wa mbere muri izi mbunda no wa mbere mbese mu maso ya muntu nta na kimwe abuze kugira ngo abe yaba ku butegetsi imyaka 1000 ariko imbere y'Imana biriya ntacyo bivuze none se Farawo yari afite ingabo nkeya Farawo yari afite ibikoresho bike genda usome mu gitabo cyo Kuva umenye story ya Farawo ahubwo Imana ko yaje igatwara ubwoko bwayo ariko Farawo akanangira umutima kuko Farawo anangira umutima nibyo Kagame akora anangira umutima ariko buryo ntazi ko n'Imana iba yabyemeye byarangiye Farawo akurikiye ubwoko bw'Imana ariko ngo abukurikiye azana n'ibyegera bye byose ntihagera n'umwasi bw'inyuma afata ngo n'intwaro ze ngo amagare y'amafarasi ageze kuri 600 arayafata yose akurikira ubwoko bw'Imana ariko ubwo ntiyarazi yuko Imana yari igiye kurandura Satani n'imizi yose byabyegera za ntwaro byose abijugunya mu nyanja itukura Imana iratsinda nta sasu rivuze Imana iratsinda nta grenade ivuze Imana ifite uko izakora mu Rwanda kimwe nuko nta wumva neza ibibazo byo mu Rwanda ni nako Imana izakora mu buryo buri sophisticated intwaro zayo zo mu mwuka narazibonye ni intwaro utari wabona no muri Amerika no mu bindi bihugu byose byateye imbere intwaro zayo zo mu mwuka uri gukina n'Imana urwanya bayo ugatoteza abana bayo ukica abantu nka Kizito ugatoteza Ingabire ugatoteza famiye z'Imana ukagira ngo Imana se iza wa favere oyi
niyo wasenga we Kagame n'abawe ntabwo Imana izumva amasengesho yanyu. Isengesho ryanyu Imana ishaka kumva kandi yarangiza kuryumva ikabahana. Nindihanye ngiye ku mavi ndamweme Yesu Kristo n'umwami. Ubwo rero dusoza ndagira ngo mugire imbaraga, ndagira ngo mugire imbaraga zo guhamagara no kuvugiriza induru Imana kugeza ibatabaye. Musenge, ariko hejuru yo gusenga wongezeho isengesho ryo gusenga utegeka, ubwira dayimoni gusubira inyuma. Were kuyibwira ngo genda ndakuziritse gusa, urayibwira uti tukohereje muri abisi, tukohereje muri rya curaburindi ryo mu muriro, muri wa muriro utazima, kandi ntuzagaruke. Ufite imbaraga ahantu uri mu bitekerezo byawe. 24 kugeza 7 iminsi yose, amasaha 28, iminsi 7 mu bitekerezo. Ubu uri gukubita ya madayimoni yicaye mu Rwanda hasi, kandi uzabona igisubizo kije vuba. Haleluya. Iyi ni intambara yo mu mwuka, birarenze, si by'inyuma gusa, hari byinshi tutabona. Burone naje kubigisha intambara yo mu mwuka. Nukuri. Ubu tugiye gusenga turangize twohereza marayika mu Rwanda, marayika ukomeye w'Imana. Twanze ubwicanyi, twanze akarengane, twanze ubuhotozi, twanze ibibi byose amayeri bakoresha ku isi mu mahanga hirya no hino. Ibyo byose turabyanze. Imikorere ya Satani aho iri hose turayanze. Imana iraje, ariko inaza. Nawe witegure gutura mu gihugu cy'u Rwanda. Hazaba u Rwanda rushyashya, hazabaho u Rwanda rushyashya, hazabaho u Rwanda rushyashya, aho amoko atari, aho abicanyi batari, aho abantu birwa bateza imidugararo, birwa barwana, aho batagera. Ubu rero ni ngombwa kuwitegure ngo uzaba uri wa muntu Imana izagirira ikigongwe, ikagira icyizere, ikavuga ngo wowe ndakwizeye, uzagenda mu Rwanda, kandi ntabwo uzatera division, ntabwo uzatera intonganya, uzagenda wubaka u Rwanda. Haleluya. Utangire witegure roho yawe kuko bizaba. Reka dusenge. Tugiye gusenga isengesho very special, aho ngiye kohereza, kandi nawe akuri wohereze ingabo z'Uwiteka. Hari abamarayika bita ingabo z'Uwiteka, zigende zikure imikorere ya Satani iri mu Rwanda aho iri hose. Kandi abo bamarayika ingabo z'Uwiteka bagende batabara bera. Reka tubikore. Mana ishobora byose, Mwana ishobora byose, nubwo tudasobanukiwe ariko ntabwo twata icyizere. Uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose. Niko ijambo ritubwira muri Luka 1:37 ngo nothing shall be impossible with God. Nta kintu na kimwe kizananira Uwiteka. Kandi watubwiye muri Luka 10 ngo waduhaye imbaraga n'ubutware n'ubushobozi ukandagira inzoka na sikorupiyo, ngo tuzakora ngo bikomeye, ngo nta n'ikintu na kimwe kizaduhungabanya, nta na kimwe kizatumerera nabi. Muri aka kanya n'ijambo duhabwa ubutware n'Imana. Haleluya. Mu mbaraga n'ubutware twahawe n'Imana, dutegetse ingabo z'Uwiteka aho ziri, iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru yo mu Rwanda, nizigende zikure Satani aho yimitswe hose mu Rwanda. U Rwanda turarufashe, turavuze ngo ni u Rwanda rw'Imana. Yemwe ngabo z'Uwiteka, nimugende mu kwiza amadayimoni imishwaro, gahunda zabo zose isi izimenye. Muri Amerika bazimenye, i Burayi bazimenye, ibihugu byo muri Afurika bizimenye. Turategetse mu izina rya Yesu ngo ingabo z'Uwiteka zigende zirwane, kandi zirwanirira abarenganwa, zirwane zikure akarengane mu Rwanda, zikure ibibi byose biri kuba mu Rwanda, zikureho abiyicaje ku ntebe y'ubwicanyi, maze Mana ugushaka kwawe gukorwe. Ndabyemera,
ndizera ko hazabaho u Rwanda rushya rutagira abashyira abanyarwanda ku ngoyi. Mana turakwizeye kora ibikomeye abishyize hejuru ugiye kubashyira hasi, n'abari hasi ugiye kubazamura. Mana babandi bari barenganijwe, babandi babaga mu myobo, babandi bumvaga ko batakira ubwoko bwawe, Mana ugiye kubazamura. Haleluya, murakoze kundeba. Ndiseguyeho gakeya, hari barone nabemereye yuko nza kubasomera, nayibagiwe, ariko tuzabikora utaha. Dutahe cyane kandi mugire kwizera no gusenga mu izina rya Yesu, amen. Iyi ni radiyo Ijwi rya Rubanda.